aho bigeze imfizi yazo rutenderi irahinguka, izifite ibisabo bijishe ku mahembe. Gashuba yirabutswe ariyamirira ati ye kiriya cyo ntawe kiraboneka, giteye ubwoba rwose. Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Imbaduko TV, twongeye kubaha ikaze mu rugo dusangiye, aho tugarutse mu ruganiriro rw'ibitekerezo. Uyu munsi wose nk'indi isanzwe, kuko twabateguriye ikiganiro mbaturamugabo gikubiyemo amateka yubakiye ku gitekerezo. Simvuze ko ari inkuru y'imvaho tugiye kubara, ariko niyo waba umugani, burya umugani ugana kariho. Iyo nkuru sindi rero ni umwaduko cyangwa inkomoko y'inka mu Rwanda. Murabizi inka ibumbatiye byinshi mu muco n'amateka y'u Rwanda n'abanyarwanda, ariko se ujya wibaza ko higeze kubaho u Rwanda rw'abanyarwanda rutagira inka? Ese waba warigeze ugerageza kubaza inkomoko y'inka? Imbaduko TV yabagendeye ibagirira ku ngoma ya Gihanga Ngoma Ijana, uyu uvugwaho guhanga ingoma maze ibavira imuzi iby'umwaduko w'inka i Rwanda. Ngiye ugiye kubatekerereza iby'uyu mwaduko ndi Jean Claude Mbarushimana, ibyo ntarabona nabisanze aho ntaragera. Turabashimira cyane mwebwe mudukunda mudahwema kutugaragariza ko mudushyigikiye, natwe ntituzabatenguha. Ndavuga mwe mwamaze gukanda subscribe mukinjira mu muryango mugari wacu. Ngo rimwe Gihanga yambitse umuhigo, maze abahigi be bica inyamaswa yitwa impi. Baraza barayibaga, uruhu bararubamba. Sinzi rero uko byagenze, abagore ba Gihanga ari bo Nyamususa na Nyirampirangwe bapfa urwo ruhu. Umwe ati ninjye utahiwe no kurubambura, undi ati urabeshya ninjye utahiwe, uruherutse ni wowe warwenze. Abagore rero baratungana, bigeze aho barurwanira. Nyirarucyaba atabara nyina Nyamususa, yenda urubambo rumwe bari babambishije urwo ruhu, arukubita ku nda ya Nyirampirangwe wari ufite inda nkuru, amufomoza umwana w'umuhungu wiswe Gafomo, kuko yari afomojwe mu nda ya nyina. Nyirampirangwe ya Rwamba agwaho. Urwo rupfu rwe ngo nirwo rwatumye impi ziba umuziro w'abanyiginya. Kuva ubwo Gihanga ategeka ko hatazagira umwana we wambara uruhu rwayo cyangwa ngo arukoreho. Nyirarucyaba rero abibonye amenengana mu ishyamba, yanga kose aza kumugirira nabi. Ageze kure agwa ku nzu y'umunyeshyamba witwaga Kazigaba, wari utunzwe no kugura inkono yabumbaga. Kazigaba akaba yarahinze umurima w'uburo hafi y'inzu ye. Bukeye haza igisimba atigeze abona kirabwona. Bukeye kihagarutse kibyarira iruhande rw'umurima, kijyana icyana cyacyo kikigiza hirya. Nyirarucyaba araza asanga aho kikamiye hasi, akoza ku rurimi yumva biryoshye. Ariko umugabo we, kuko Kazigaba yari yaramurongoye, abanza kubyanga, ariko hanyuma arabyemera, asanga ari byiza. Baragenda begera cya gisimba, basanga kitaryana, baterura icyana cyacyo bakizana mu nzu yabo. Igisimba kiyiryama imbere. Babonye kitakikama, Nyirarucyaba yenda urweso ajya kugikora ku mabere, yigana uko icyana cyacyo cyabigenzaga. Icyo gisimba cyari inka bari bataramenya. Yibera aho rero, barayikama biratinda. Bukeye Nyirarucyaba abwira Kazigaba ati data ni umuhigi cyane, ejo aje akansanga aha ngaha yanyica, nawe kandi wenda byagutera amakuba, kuko atazi ko uri umukwe we. Ibyiza ni uko wagenda ukamubwira ko ndi hano, ukampakirwa ubwawe bakakumenya. Kazigaba arabyemera, ayoboza akarere se wa Nyirarucyaba atuyemo. Ajyana akabindi kuzuye amata ya yanka, kuko Nyirarucyaba yari yagize ati ntibamenyereye bene ibi bintu bizabashimisha. Kazigaba agezeyo asanga Gihanga arwaye mu nda, asomye kuri ya mata aroroherwa. Asezerera Kazigaba
atubwira umugore wawe ko ntacyo nzamutwara kandi uzanzanira ibyo bintu byanyu, nasanze ari umuti ubasha indwara yari ingeze ahabi. Kazigaba agiye, Gihanga abijyamo n'abapfumu be. Baramubwira bati ubwo azagaruka tuzamufate tumwake icyo gisimba. Bukeye koko Kazigaba agarutse, baramufata bamuca iruhande bajya kumunyaga icyo gisimba. Bakibonye bararagura bati tuzazitegere ku nyanja zivubukiramo zije kurisha, nizimara guhita tuzibuze gusubira inyuma tuzizane mu Rwanda. Batariko rero uzareba aho utuma Gashubi, kuko agumye aha yazazibuza kuza, afite ikibuza cyazo. Ijoro rero baraye bari bujye kuzitega, Gihanga atuma Gashubi ahantu bibwiraga ko ari burare, ariko akubitayo arahindukira, ijoro rimufatira mu ishyamba. Kuko rero yatinyaga inyamaswa, yurira igiti cy'umunyinya cyari gifite amashami agaye. Gihanga rero n'abantu be baza kuzitegera muri ako karere batazi ko Gashubi ahari. Inka rero zihinguka nijoro zijya kurisha uko zari zisanzwe zibigira. Zigumya guhita Gashubi azireba, zigaca hasi ye zitabizi. Aho bigeze imfizi yazo Rutenderi irahinguka, izifite ibisabo bijishe ku mahembe. Gashubi yirabutswe ariyamirira ati ye, kiriya cyo ntawe kiraboneka, giteye ubwoba rwose. Rutenderi yumvise ijwi ry'umuntu irikanga isubira inyuma. Inka zari ziyikurikiye zose zisubirayo. Abantu ba Gihanga bihutira kugarura izo bashoboye, ariko rero Rutenderi irabacika isubira mu nyanja, ihajyana igice kinini cy'inka cyari kiherekeje. Nuko izari zahise baba arizo babuza gusubira mu nyanja. Gashubi abari utuma inka ziba nke, bamucaho wa mugani bati kanaka ni nka Gashubi wakanze Rutenderi. Ngayo nguko rero inshuti z'akadasohoka za Imbaduko TV, mwiyumviye inkomoko y'inka n'iy'imvugo yo gukanga Rutenderi. Mwakoze cyane inshuti zacu, muri ingenzi cyane. Aha ni hahandi wibera ugasa n'uganira na so, kuko ushobora guhishurirwa ibyo sogokuru yasize avuze, natwe tuzabatenguha. Mukomeze mutubwire ibyifuzo byanyu muri comments, natwe dukomeze tubashakashakire. Nimugira amahoro. Ngiye ubagezagaho iki gitekerezo de Jean-Claude Mbarushimana, ibyo ntarabona nabisanze aho ntaragera. Niba iyi ariyo nkuru yacu, aricyo kiganiro cyacu cya mbere wumvise cyangwa se ukurikiye, jya aho hantu hari akantu gatukura ukande subscribe, ukande no kuri iyo nzogera, kugira ngo ibiganiro Imbaduko TV igutegurira bijye bihita bikugeraho nta nkomyi.